Mwiriwe neza. Twabonye mu minsi yashize batubwira ngo ese mwamuzi impamvu umwe mu ba-founders babiri ba Pi Network, Dr. Nicholas Kokares, yaba yaritabiriye pano ya Genai muri consensus 2025 yabereye i Toronto. Ese ushaka gusubizwa? Ese ibisubizo batanze kuri Pi Day ntabwo abashe kubisobanukirwa ngo usubizwe icyo kibazo neza? Ni hano kugira ngo tugisobanure. Nitwa Mwami. Iyi ni Menya XYZ. Tubahaye ikaze. App Studio ni app cyangwa ni platform Pi Network yaronshinze ya AI ifasha aba-pioneers kuba bakubaka app yabo bazatangiraho service kuba byifuza, kufite ibicuruzwa azacuruza, kufite indi service azatanga, noneho akaba yakwinjira muri App Studio akiyubakira app adafite ubumenyi buhambaye bwa coding cyangwa bwa technique mu kubaka app, ahubwo iyo AI App Studio yabaye introduced na Pi Network ikaba yafasha uwo ari we wese kandi no mu rurimi urwo ari rwo rwose, kuko iyo AI ifite ubushobozi. Hari umuntu umwe wadusabye ko twamwereka uburyo yakwibakira app kuko yumvaga atarisobanukiwe, ni nayo mpamvu mfashe uyu mwanya kugira ngo mbashe kubibasobanurira. Nta kundi kubibasobanurira rero, turafatanyiriza hamwe tujye muri Pi browser. Hano uko mubona Pi browser yafungutse, noneho hano turajya kuri hari Pi domains, twavuzeho ko yongerewe igihe ikajya mu kwa 9 kugira ngo abantu bakomeze gutsindira .pi domain yabo bazatangiraho service. Ariko aha so tugiye kwinjira, ahubwo turi bwinjire ahangaha murahabona ni muri App Studio. Mwahabonye, turahakanda dutegereze bifunguke, ntabwo bitwara umwanya. Nimara gufunguka noneho turebe ngo ni ibiki, ni gute yakubakwa, ni izihe detaye batanga bagusaba kuzuza kugira ngo ugere ku cyo wifuza kugeraho ya app yawe, uyubake mu buryo bumeze neza ku buryo utazacikwa, kandi warahawe amahirwe na AI yo kuba yagufasha mu kubaka app yawe, wowe ukayiha prompt bitewe n'icyo ushaka kubaka, noneho ya app ya AI ikagufasha igakorera ibintu byiza ndetse n'abahanga mu bya coding batabasha gukora. Tubibutsa ariko iyo winjiye muri AI ugiye kuyikoresha, AI burya gukora ibyo wayisabye. Iyo ukoreye bibi nivuga ngo uba wayihaye amabwiriza mabi, ariko iyo wayihaye amabwiriza meza igukorera cya kintu neza mu buryo ubishaka. Murabona ko tumaze kuhagera, uburyo bifunguka baratubwira ngo welcome to the Pi App Studio. Ikaze kuri Pi App Studio. The vision of the Pi App Studio is to empower every people to create, own and operate apps without a technical background. Bati intego cyangwa intumbero ya Pi App Studio ni uguha ubushobozi abaturage bwo gukora, creatinga, bwo kugira ndetse bakanaraninga ama apps, bakagira ama apps badafite ubushobozi mu bya technique. Ibi rero made possible through AI. Ibi byarashobotse biciye muri AI and the tools offered by Pi Network and its community, ndetse na byinshi bitangwa na Pi Network ndetse na community cyangwa rubanda ba pioneers bayo. Hano murabona uburyo byafungutse hano baduha chatbox AI, ndetse ahirya naho baduha custom. Hepfo turabibona hari disclaimer ngiyi. Iyi disclaimer ni amategeko n'amabwiriza uba ugomba kumenya kugira ngo noneho utangiye gucreatinga ya app yawe, ariko hari byinshi uzi. Twakandaho kuri disclaimer, noneho nyuma yo gukandaho urasoma, urabona ko itariki nubwo babitangaje kuri Pi Day 28/6, ariko ibi byakozwe kuri 25/6 nibwo byatangiye. Inyandiko rero ntabwo tijyamo yose kugira ngo ikiganiro kitaba kirekire,
kandi yenda umwanya dufite ari mutoya uwo ari wese yajyamo akabasha kubyisomera amategeko n'amabwiriza agomba kumenya. Twe turasubira inyuma ho gatoya. Noneho hepfo hari ahantu handitse ngo access your apps. Ni igihe ufite ama apps wubatse birumvikana arimo twe ntayo dufite, turiyizira. Ahangaha handitse ngo hepfo create new app, kora app nshyashya. Murahabona ahangaha, ubundi dukandeho create new app. Murabona uko bifungutse ngo app studio better, ngo think about something special that you are really good at and others want to learn more about. Gutekereza ikintu cyihariye ufiteho ubumenyi ku buryo kizafasha n'abandi kugeraho byinshi. It could be your profession, bishobora kuba ari akazi usanzwe ukora, a skill you've developed through experience, cyangwa se ubushobozi wubatse bitewe na experience cyangwa ibyo wanyuzemo, or a topic you've explored deeply out of passion, cyangwa se insanganyamatsiko wizeho mu buryo bwimbitse kandi unakunda. Noneho hepfo hano barahita batubwira ngo what is your domain knowledge, cyangwa se ikintu ufitemo ubumenyi, domain knowledge. Aha batanze byinshi, nk'icyambere batanze design and art, umuntu uzi ibintu byo gushushanya n'ubugeni, pet training, byo gutoza inyamaswa, skin care, abantu bacuruza amavuta yo kwita ku ruhu cyangwa n'inama zitandukanye zo kwita ku ruhu, meditation and mindfulness, cyangwa se kwitaho mu buryo bw'ubwenge kugira ngo umuntu agire ubuzima bufite imitekerereze mizima, parenting tips, uburyo bwo gufasha ababyeyi mu kwita ku bana, cooking authentic food, guteka ibiryo bimeze neza. Iyi ni ingero batanze ariko si hame, ushobora kuba ufite nawe ibindi ufitemo ubushobozi. Noneho hepfo hari next, twe tugiye kwikandira kuri next. Nuvuga ngo ibi usanze hatarimo ibyawe urakomeza noneho ukagira ku byawe ufitemo ubumenyi. Turajya kuri next. Next ndabona idakunda, ahubwo turaza twandika ahangaha kuri domain knowledge. Wenda twandike ngo goods delivery. Ubwo ngiye gusaba AI kimfasha gukora app ishingiye ku gukwirakwiza ibicuruzwa byaguzwe. Niba uri Bugande ukagura igicuruzwa i Kigali, cyangwa se uri Kigali ukagura igicuruzwa i Bugande, Kampala cyangwa se Dubai wibereye aha, ugakenera ko yenda company yanjye yitwa goods delivery zagufasha. Noneho bitewe na igicuruzwa kizaba giherereye, twe tukazavugana ibiciro, noneho tukakoherereza bya bindi byawe waguzeyo. Byiza, dukore next hasi ahangaha. Hano uragikaze n'ubundi kuri app studio, ibi twabisomye byo hejuru. Do you think your area of expertise is suitable for creating a chatbot? Ese utekereza ko ahantu nyine ufitemo ubumenyi hakwiye kugira ngo creating a chatbot cyangwa creating ya app? Bavuga ati yes, I believe many people could benefit from this. Ati nizera ko rwose abantu benshi bazabyunguka, iki kintu bazacyungukiramo. Noneho ukomeze hasi next, murahabona kore next. Noneho hariya baratubwira byinshi tugomba gukurikiza. Ngo reka dutangire. Ugiye creating app yawe ya chatbot by advanced Genai models. Iyi app yawe uzayifashwamo na Genai models. Niba mwibuka Genai nicyo Payeri yatubajije niba tuzi impamvu Nicholas Kokaris yagize ikiganiro mpaka kuri iriya panel ya Genai muri consensus 2025. Ibi byinshi wabisoma, ahubwo twebwe reka twikomereze hano hasi handitse ngo app description. Murahabona akangaka. Noneho app yawe izaba imeze, umuntu uzafungura app yawe ese nayahe magambo azahasanga. Byibuze ugomba kwandika amagambo 200 cyangwa characters, inyuguti 200. Twandike mu Kinyarwanda gufasha
gutwaza abantu ibicuruzwa, twaza abantu ibicuruzwa. Noneho hirya ushobora kwandika mu cyongereza, sibyo, delivering goods. Ibi birabaye. Noneho dukande next hepfo. Next baraduha ikaze kuri AI assistant, but welcome, I'm your AI assistant. Uhawe ikaze, ndi AI igiye kugufasha, mbaza buri kimwe ushaka ko nagufasha. Inda reka tuyibaze ni how can I create a goods delivery app. Na AI turayibajije, badusubiza ngo this is a test response. Real responses will be powered by AI when app is created. Ati bi ni ibisubizo by'amatest nyine, ati ibisubizo by'ukuri uzabibona app yawe ikimara kuba created. Gute rero iyi app yacu igiye kuba created? Reka turebe hariya hejuru handitse ngo edit app. Ahabonye hariya hejuru kutabona neza ni ahangaha, murahabona. Noneho tuhakande. Nitumara kuhakanda dore ibyo baduha ngo train your chatbot, cyangwa se gerageza uganire na AI ushiremo amakuru, much information yibanze yuzuye, sibyo, kuri ya area of expertise you chose, kuri hantu nyine ushaka kubakira app yawe wahisemo. This information will be analyzed by the chatbot's AI so it can learn how to answer users questions based on your knowledge. Ati aya makuru azabanza sesengurwe na chatbot ya AI kugira ngo imenye uburyo yasubiza ibibazo byawe ishingiye kumenya bwawe. Hepfo ratubwira ngo custom instructions. Ahangaha custom instructions ngo add instructions on what the chatbot should do. Shiramo ibyo ushaka ko AI iri bugufashe, how to respond, nuko iri bubigireho, iri bubisubize, the tone should use, n'ururimi iri bukoreshe, and anything it should avoid, nicyo yenda AI iri bwirinde. Reka twandike, nandike ngo make me nkorera an easy app yoroshye that will help people to get help to carry their goods. Ni make nanditse ngo nkorera app yoroshye izafasha abantu gutwara ibicuruzwa byabo. Noneho knowledge information, cyangwa se bwa bumenyi AI izakoresha, yenda twandikemo ngo yenda buri wese azafashwa kugeza ibicuruzwa bye kwimugezaho, buri wese azafashwa kugezwaho ibicuruzwa mu gihe cyateganyijwe. Twabyandika gutyo, sibyo? Buri wese azafashwa guhabwa serivisi nziza. Aha turimo kwihuta, ntabwo nabiteguye cyane ngo nzabikore, yindi gihe nzabikorera kuko nanjye nzagira birumvikana igihe nsaba ko nakubaka app n'undi uwo ari we wese bitewe n'ibyo yiyumvamo nk'umupioneer. Noneho hasi tukande next. Hano hasi baragusaba ibara primary color. Your app's primary color helps set the tone and personality. Ati ibara rya app yawe rifasha mu gutuma abantu bamenya ndetse baniyumva muri app yawe. Batitamo rero ibara that matches your topic, ibara rijyanye na topic yawe cyangwa na service uzabutanga. Turakandamo ahangaha. Noneho dukandemo yenda reka dukoreshe ibara nk'aka kabara, nge ndabona ari keza akangaka, wagakoresha. Ngo dukandemo, urabona kamaze kujya hasi kuri chosen color. Dukande kuri set hano, aha kuri set.
noneho dukande next step. Birumvikana. Next step badusubije hahandi kuri AI assistant. Wenda tubaze ngo ni ryari app izarangira, ni ryari iyi app andika ngo when will this app be done, uvuga ngo iyi app izaba irangiye ryari, tuyibaze. Basubiza bya bindi ngo ni test response, ni igisubizo kiri muri test. Ibisubizo nyakuri bizaba ari uko app yamaze gukorwa. Aha rero ahantu handitse ngo welcome message. Ese umuntu uzagira access kuri app yawe n'ubuhe butumwa azasangaho? Iyo ugeze kuri website runaka, kuri app runaka, hari ubutumwa bw'ikaze, hari amagambo y'ikaze aba yanditse. Reka twandikeho ngo umukiriya ni nyambere. Our customer is our priority. Umuntu wese uzagira kuri app yacu yaramaze kubakwa, aya magambo niyo azajya abona bwa mbere atarinjira muri app. Tukande next. Tugaruke nanone hari handitse ngo app name. Ese app yacu izaba yitwa gute? Izaba yitwa goods delivery cyangwa gutwara ibicuruzwa. Noneho hari handitse ngo hasi ngo finish customization cyangwa ibi twakoraga bizaba bigize app yacu. AI igiye kudufashamo kudukora app, ibyibanze birarangiye, turakanda finish customization no customizing app. Noneho murabona hano haranditse ahangaha iyi screen niba muyibona mwese, iyi ngiyi haranditse ngo you have finished your customization cyangwa ibyibanze wamaze kubiha AI kugira ngo izabigendereho ikora app. Publish your app by pressing the button below. App yawe ubu ni nkaho yamaze gukorwa, ngo uyishyire ku mugaragaro ukanze iriya button yo hasi handitse publish your app. You can then further customize your app with the Gen AI. Ngo nyuma yaho nibwo byose ushaka ko app yawe izaba ifite uri bubifashwemo na Gen AI. Ngo kandi each prompt will cost 0.25 pi. Kandi ngo buri prompt, buri cyo ushaka ko Gen AI igukora kuri app yawe, buri cyose kizatwara pi 0.25. Icyo twakora ahangaha ni ukora publish. Reka dukandeho publish. Murabona ibyo batweretse, tubwiye ngo add 1 pi to your balance. Ngo ungeho byibuze pi imwe kuri balance imwe kugira ngo wishyure pi. Nge nta pi mfite kuri balance yanjye, izo mfite zose ziri locked kandi igihe kitari gito. Niyo mpamvu rero bansaba kugira ngo inshireho pi kugira ngo umuntu uburyo nishyura noneho ya app yanjye igaragara ibe yatangiye gukorwa, noneho ntangire kwikoraho ibindi byose mfashijwemo na ya AI, ya Gen AI, kugira ngo noneho app yanjye izageraho ijye mu ruhando rw'andi ma app muri Pi ecosystem. Niba wakunze ubu buryo n'ikiganiro waduha like ndetse ugakora na subscribe, ukatwandikira muri comment kugira ngo icyo wifuza ko twazaganiraho ubutaha tuzakiganiraho. Niba ari ikibazo tuzagusubiza. Ciao ciao. Munakore share.